Yesu nashimwe cyane, dushimye Imana nanone kubw'uyu mwanya. Ni umwanya mwiza nk'uko bisanzwe tugiye kuganira ijambo ry'Imana, ariko mbere yuko tuganira ndagira ngo tubanze dusenge, hanyuma twishyire mu biganza by'Uwiteka none dutangire kuganira ku ijambo ry'uyu munsi. Data, mu izina rya Yesu duciye bugufi imbere ya kano kanya, ndakwinginze kubw'ubuntu bwawe n'imbabazi wemere umwuka wera aganze uyu mwanya. Mu izina rya Yesu Kristo, umwuka wera anganze kandi aganze abankurikira mwami, ubafashe gusobanukirwa ijambo ryawe ndetse kurusha nuko mwami ngewe wampishuriye. Ndagushimiye ko wumvise gusenga kwacu, icyubahiro n'ikuzo bikomeze bibi byawe, bisabye nizeye izina ryawe Yesu, amen. Bene data, ndabakiriye nanone muri aka kanya keza ko kuganira ijambo ry'Imana. Uyu munsi munyemerere ntangirire ku inzozi mperutse kugira. Nagiye kubona mbona umuntu ari ku nyanja, imbere ye hari inyanja, mu yandi magambo yari ari nko ku mwaro. Hanyuma mbona afite inkweto yari arimo gukorera isuku, azoza azihanagura. Ngiye kubona mbona nsobanukirwa yuko mu by'ukuri ko uyu muntu agomba kwambuka aya mazi, agomba kwambuka iyi nyanja akagenda hakurya. Nasobanukiwe yuko iyo ari inzira yagombaga gucamo, nta yindi nzira ihari. Ngiye kubona mbona iruhande rwe ibumoso bwe mbona akantu gatoya kareremba ku mazi. Uwe yari arimo koza inkweto ze azihanagura, arimo kuzihanagura. Yari arimo kubikorera iruhande rw'iburyo bwe, ariko iruhande rwe rw'ibumoso mbona akantu kareremba. Hanyuma ngiye kubona mbona arakebutse arebye iruhande, ngo ngiye kubona mbona nanone mbona afashe ka kantu kareremba ku mazi. Kandi mu by'ukuri nabonaga yuko ako kantu ntacyo kamaze, ahubwo nkabona yuko akwiriye kwambara inkweto kugira ngo abashishwe kwambuka ayo mazi. Ariko ngiye kubona mbona aretse inkweto arazifata azitereka ku mazi, kandi ayo mazi yari arimo atemba, azitereka ku mazi. Noneho afata ka kantu nabonaga gatoya gasa nkaho kadafite icyo kamaze kareremba ku mazi, aragafata. Mbona akitayeho cyane, arakareba agahindukiza. Noneho kuko amazi yatembaga, za nkweto ziratemba, zitangira gutemba. Nuko mbona, kuko nasaga nkaho mfite ubushobozi bwo kugendera ku mazi, mbona ngendeye ku mazi, ngeze aho inkweto zigannye, ndazizana nongera kuzimuha. Ndamubwira nti, ite ku nkweto zawe kandi zambare kugira ngo ubashe kwambuka aya mazi, kuko nabonaga ari cyo akwiriye gukora. Ngiye kubona mbona yongeye gufata za nkweto, yongeye kuzikorera isuku, ka kantu yongera kugatereka ku mazi. Ariko nkabona mu by'ukuri inkweto zari zimaze gusa neza, yari akwiriye ahubwo kuzambara. Ahubwo ngiye kubona mbona akomeje gukorera isuku izo nkweto, kandi nyamara yari akwiriye kuzambara kugira ngo abashe kwambuka. Nabonaga yuko niyambara zino nkweto ari bushobore kugendera hejuru y'amazi kugira ubwo yambutse akagera hakurya yayo. Hashize akanya arimo guhanagura nanone izo nkweto, mbona yongeye kuzitereka ku mazi, mbona yongeye gufata ka kantu kari ibumoso bwe, yongeye kukitaho. Nongera gusubira ku mazi, nongera kujya gufata za nkweto ndazimugarurira, nongera kuzimuha, nongera kumubwira ya magambo namubwiye bwa mbere. Bikomeza kuba gutyo nk'inshuro zigera kuri 3. Hanyuma ndabyuka. Mbyutse nkomeza kwibaza, kuko numvaga ari inzozi mpawe n'Imana, kandi nkumva ni ibintu bifite icyo bivuze ku bantu b'Imana mu gihe turimo. Nuko nkomeza gusenga, maze iminsi nsengera muri izo nzozi. Hanyuma maze gusenga
no gukomeza kugisha inama Imana, nibwo amagambo y'Imana yanzamo menshi atandukanye. Ariko ndagira ngo dusome iri jambo riri mu Byahishuwe ibice 2 ku murongo wa 14. Ijambo ry'Imana riravuga ngo, ariko rero mfite bike nkugaya, kuko iwanyu ufite abakomeza inyigisho za Balamu, wigishije Balaki gushyira igisitaza imbere y'Abisirayeli kugira ngo barye intonorano kandi basambane. Ariko rero mfite bike nkugaya, kuko iwanyu ufite abakomeje inyigisho za Balamu, ngo wigishije Balaki gushyira ibisitaza cyangwa igisitaza imbere y'Abisirayeli kugira ngo Abisirayeli barye intonorano ngo kandi basambane. Yesu nashimwe cyane. Ni byiza yuko tubanza tugasobanukirwa ibya Balamu na Balaki. Igihe kimwe nk'uko tubimenyereye, Abisirayeli barimo kuva muri Egiputa bajya mu gihugu cyabo cy'amasezerano, icyo Imana yari yarabasezeranyije, hari ahantu bageze mu kibaya kinini, icyo kibaya cy'Imowabu. Hanyuma ngo bagandika muri icyo kibaya, ngo Abamowabu, umwami wabo w'icyo gihe yitwaga Balaki, ngo arangije ngo abonye Abanyayisiraheli ukuntu ari benshi, ngo agira ubwoba bwinshi cyane. Arangije ngo abwira Abamowabu, ubwoko bwe yari ategetse, arababwira ati, aba bantu ibintu bakoreye mu nzira bagana aho turi biratangaje cyane, kuko bari barumvise amakuru y'Abanyayisiraheli y'ukuntu bagiye barwana n'abami batandukanye bakabanesha, y'ukuntu Imana yakomeje guhagarara nabo, ukuntu babashije guca mu nyanja itukura bakambuka bakagera hakurya, hanyuma abari babakurikiye Abanyegiputa bagapfira mu mazi. Ayo mateka yose, ayo makuru yose bari bayazi, bari barayumvise. None bashya ubwoba, bagira ubwoba bwinshi cyane, baravuga aba bantu baratumara, ngo nk'uko inka ngo zirya ubwatsi zikabasha kubumara bwose. Baracyagira ubwoba bwinshi cyane. Hanyuma asanga abaturanyi babo bitwa Abamidiyani, arabahamagara, arababwira ati, nyabuna hakurya muri kiriya kibaya cy'iwacu Abanyayisiraheli mwumvise amateka yabo, niho baganditse, baratumara, baratwica, baratumara. Akirimo kubabwira ayo magambo, ngo aza kwibuka umuntu witwa Balamu. Yibuka ukuntu Balamu afite ubushobozi bwo guhesha abantu umugisha cyangwa se kubavuma, uwo muvumo ukabageraho. Nuko arangije ahamagara abatware be b'Abamowabu, batoranya n'abandi batware mu Bamidiyani kugira ngo babashe kujya kwa Balamu bamuhamagare, hanyuma ngo aze abavumire ubwoko bw'Abanyayisiraheli. Yesu nashimwe cyane. Mbere yuko yenda tuvuga kuri ayo mateka y'ukuntu byagenze, ndagira ngo tubanze tumenye Abamowabu ni bantu ki, Abamidiyani ni bantu ki. Abamowabu bakomoka ku mugabo witwa Mowabu. Mowabu uyu yari umuhungu wa Loti. Hanyuma Abamidiyani bo bagakomoka ku mugabo witwa Midiyani, kandi Midiyani yari umuhungu wa Aburahamu. Ngira ngo murumva ukuntu Abamowabu n'Abamidiyani bari abavandimwe bo hafi. Mwibuke yuko Loti na Aburahamu bari abavandimwe bo hafi. Aburahamu yari abereye Loti nyirarume. None mwumve, Abamowabu bakomoka ku muhungu wa Loti witwa Mowabu. Hanyuma Abamidiyani bagakomoka ku muhungu wa Aburahamu witwa Midiyani. Uyu muhungu yamubyaranye n'umugore witwa Ketura, yari inshoreke. Yesu nashimwe cyane. Kandi mwibuke nanone Abanyayisiraheli bakomokaga ku mugabo witwa Yakobo cyangwa Isiraheli wahinduriwe izina, kandi Yakobo yari umuhungu wa Isaka, hanyuma Isaka yari umuhungu wa Aburahamu. Aburahamu yamubyaranye
na Sarayi cyangwa Sara. Murumva rero abanyayisiraheli, abamowabu n'abamidiyani bari abavandimwe bo hafi cyane. Haleluya. None kuko abanyayisiraheli bwari ubwoko Imana yatoranyije kugira ngo ibashe kubacishamo kumenya Imana no gusobanukirwa imigambi y'Imana n'imikorere y'Imana n'ubushake bw'Imana, amategeko y'Imana, amahame y'iby'Imana, kugira ngo babigenderemo, hanyuma ayandi mahanga yose azabashishwe n'abanyayisiraheli kumenya Imana, kugira ngo nabo bakurikire Imana. Rero abanyayisiraheli nibo bwoko Imana yari yarahisemo kugira ngo babere abandi ikiraro cyo kumenya Imana. None bari mu rugendo, barimo kugana mu gihugu cy'amasezerano. Bageze mu kibaya cy'Imowabu. Abamowabu n'abamidiyani barabatinye, bahamagaje Balamu kugira ngo aze abavume. Balamu bwa mbere abatware bagiye kumuhamagara, yabajije Uwiteka, Uwiteka aramubuza. Amubujije bukeye arababwira ati mugende, Imana yambujije. Hanyuma Baraki yongera gutuma abandi ngo bakomeye kurusha aba mbere, ngo bajya kwa Balamu. Nabo arababwira ati murare kugira ngo nze kubaza Uwiteka, Imana niyemera ko tujyana turajyana. Imana ngo iramusanga, ngo iramubwira noneho ntacyo, ujyane nabo. Hanyuma bukeye ngo afata indogobe ye ayijyaho kugira ngo ajyane n'abo batware yitabe Baraki. Ngo ari mu rugendo, ngo indogobe ngo imbere yayo ngo ibasha kubona marayika w'Uwiteka, ngo ahagaze kandi ngo abanguye inkota. Indogobe irakebaguza, ireba hirya, igerageza guca ku ruhande rumwe ahantu marayika w'Uwiteka atari ahagaze, ariko marayika w'Uwiteka yongera kwigira aho indogobe yashakaga guca. Nuko indogobe birayinanira, igerageza guca ku rundi ruhande, nabwo marayika ajyayo. Bigera ahantu marayika neza ahagarara ahantu indogobe itabasha kubona aho yaca. Kandi icyo gihe cyose Balamu yakubitaga indogobe ye. Bigeze ahantu indogobe ibona ko nta hantu yaca, hanyuma irika iramanuka hasi. Balamu yongera kuyikubita inshuro ya gatatu. Hanyuma Uwiteka afungura akanwa k'indogobe, ibasha kuvuga, ivugana na Balamu. Iramubaza iti kuki unkubise aka gatatu kose? Sindi indogobe yawe ihora igutwara? Kubera iki uyu munsi utabashije kwibaza impamvu impamvu noneho ntagutwaye, ntakomeje kugenda, ahubwo ukankubita? Hanyuma Balamu arayisubiza ati niyo mpamvu nyine nagukubise. Nuko ngo Imana ifungura amaso ya Balamu, noneho ngo abona marayika w'Uwiteka. Abonye marayika w'Uwiteka, ngo Balamu ngo ava ku ndogobe, ngo yikubita hasi yubamye. Warangije marayika w'Uwiteka aramubaza kuki ukubise indogobe yawe gatatu kose? Ati ndakubwiza ukuri, iyo bitaza kuba indogobe yawe, kwa kundi yambisaga ikava mu nzira, mba nakwishe, kuko yari yabanguye inkota ashaka kuyimujomba cyangwa kuyimutera. Yesu nashimwe cyane. Nuko aca bugufi Balamu, abwira Uwiteka ati nimba koko bitari mu bushake bwawe, ntacyo, reka nsubireyo. Hanyuma Imana iramubwira iti ntacyo, jyana nabo, ariko icyo nzashyira mu kanwa kawe cyose aba ari cyo uzavuga, ntuzavuga igitandukanye nabyo. Nuko noneho yemera kujyana nabo. Aragenda, Baraki aramwakira, arangije amutwara ahantu hitegeye kugira ngo arebe neza ubwoko bw'Imana bw'Abanyayisiraheli. Arababona. Nuko Balamu aramubwira ati noneho mpa amasekurume n'imfizi y'intama 7. Nuko arabimuha. Arangije ategura igitambo, aravuga ati wowe sigara ku gitambo cyawe, sigara hanga ku gicaniro cyawe, hanyuma njyewe ngende ahari Uwiteka aransanga, noneho anganirize. Nuko byagenze,
aragenda. Baraki asigara aho ngaho n'abakuru cyangwa abatware be. Baramu aragenda, ageze imbere ngo Uwiteka aramusanga, hanyuma ashyira amagambo mu kanwa ke ko guhesha umugisha ubwoko bw'Imana. Arangije asanga Baraki na ba bakuru, hanyuma atangira guhesha umugisha ubwoko bw'Abanyesiraheli, abavugaho ibyiza, abavugaho ko bakomeye, abavugaho ko ari ubwoko bw'Imana, abavugaho yuko ari ubwoko bukiranuka, abavugaho ibintu byinshi byiza. Baraki biramubabaza, biramurakaza, aramubwira ati naguhamagaye kugira ngo umvumire ubu bwoko, none urimo urabuhesha umugisha. Nawe aramubwira ati ntabwo navuga igitandukanye n'icyo Imana yambwiye. Aramubwira ati basi ngwino nongere ngo utware ahandi urebe wenda ko wabitegera neza, hanyuma yenda byakunda Imana ikemera yuko noneho bavuma. Nuko byagenze ku nshuro ya kabiri, bigenda gutyo, nanone abahesha umugisha, hanyuma yongera kumutwara ahandi hantu, nanone bigenda kuriya, abahesha umugisha. Nuko arangije Baraki aramubwira ati reka noneho wibahesha umugisha, rekera winabavuma, noneho rekera rwose, genda, narinzi yuko ugiye kubamvumira, noneho nkaguhesha icyubahiro ukaba umuntu ukomeye. Nawe aramubwira ati nari nabwiye abagaragu bawe yuko nubwo wampa izahabu zuzuye inzu zawe, ukampa n'ibindi byinshi cyane, ntabwo navuga ibitandukanye n'ibyo Uwiteka yambwiye. Yesu nashimwe cyane. Mwibuke ijambo twasomye mu Byahishuwe ibice 2 ku murongo wa 14. Reka nongere kurisoma. Haravuga ngo ariko rero mfite bike nkugaya, kuko iwanyu ufite abakomeza inyigisho za Baramu, wigishije Baraki gushyira igisitaza imbere y'Abisirayeli kugira ngo barye intonorano kandi basambane. Ni ukuvuga ngo Baramu yageze igihe agira inama cyangwa se yigisha Baraki amayeri, uburiganya bw'ukuntu noneho Imana yareka ubwoko bwa Isirayeli, ukuntu Imana yavuma ubwoko bwa Isirayeli, ukuntu Imana yabaho itishimira Abanyesirayeli. Aramubwira ati rero ubu bwoko ubona ni ubwoko Imana yahaye umugisha, ariko ubashije gufata ubwoko bwawe kegera Abanyesirayeli, mukabana nabo, abakobwa banyu bakabegera cyane, byazavamo yuko abahungu n'abagabo babo batangira gusambana nabo. Ati ibyo ngibyo yenda bigatuma bakora ibyangwa n'Uwiteka, bishobora gutuma Imana ibakuraho amaboko. Ati noneho bagatangira kuramya imana zanyu, bakamenya imico yanyu, bakamera nk'amwe. Baramu agira Baraki iyo nama, hanyuma Baraki arayumva, nuko abwira ubwoko bwe, ndavuga Abamowabu ndetse n'Abamidiyani. Nuko byagenze, begera cyane, bashudika n'Abanyesiraheli, babana nabo, batangira kubaha abakobwa babo. Abagabo b'Abanyesiraheli batangira kubabenguka, batangira gusambana nabo. Mwumvise ahangaho ukuntu ijambo ryavuze ngo Baramu ngo yigishije Baraki ngo gushyira igisitaza cyangwa ibisitaza imbere y'Abanyesiraheli, ngo kugira ngo barye intonorano ngo kandi basambane. Nuko byagenze, batangira gusambana nabo, batangira gusenga ikigirwamana cyabo. Imana yabanaga n'Abanyesiraheli, hanyuma irarakara cyane, ahubwo ibateza ibyago, ibateza mugiga. Mu gihe abantu batangiye kugenda bapfa b'Abanyesiraheli, Mose n'abakuru b'iteraniro ry'Imana bajya imbere y'Imana, batangira gusenga. Mose na Aroni n'abandi batambyi n'abakuru b'Abanyesiraheli batangira gusenga, binginga Imana ngo ahari Imana ibabarira Abanyesiraheli.
ariko birarenga bigera igihe umugabo umwe w'abanyayisiraheli wo mu banyayisiraheli ahaguruka ajya mu bamowabu afatayo umukobwa, arangije aca imbere ya ba Mose n'abakuru b'iteraniro n'umutambyi mukuru Aroni, abaca imbere atwaye umukobwa ajya mu ihema rye ajya gusambana nawe. ngo nuko Finehasi arahaguruka yuzuye ngo ifuwe ry'Uwiteka, ngo afata icumu ngo abasanga ngo mu ihema, tera icumu ngo rirabahinguranya ngo kugeza ku butaka, bose barapfa, umugabo n'umugore. ngo hanyuma ngo Imana iranezerwa iravuga ati Finehasi akoze ikintu nanjye najyaga gukora. Bityo uburakari bw'Uwiteka buva ku banyayisiraheli. Yesu nashimwe cyane. Niki nshaka kuvuga bene data? Ndagira ngo noneho tugaruke kuri za nzozi nababwiye. Uyu muntu ni umuntu w'Imana, ari mu rugendo, kandi ahantu ageze kuri iyi nyanja agomba kuhaca akambuka akagera hakurya. Niyo nzira, nta yindi nzira, agomba kuhaca. Ariko icyamushoboza kuhaca nuko yambara inkweto hanyuma agatambuka. Uko atambuka kuko yambaye inkweto biramukundira yuko agera hakurya y'inyanja kugira ngo abashe gukomeza urugendo rwe. Ariko mu by'ukuri ahantu ageze hari ibintu bimurangaza iruhande rwe. Hari igikorwa agomba gukora cyo guhanagura inkweto ze, yagikoze. Ariko kandi aho kwambara, ahubwo hari ikintu ibumoso bwe kirimo kumurangaza, kandi cyamutwaye umutima we wose. Ntashaka kwambara, kandi mu kureba neza inkweto zirasa neza, yazihanaguye pe, zirasa neza, ariko ntabwo azambara, ahubwo arakomeza kuzihanagura, yibwira yuko ikibazo ari inkweto, agomba gukomeza kuzihanagura. Ntabwo gukomeza guhanagura inkweto byamuhesha mu by'ukuri kwambuka, ahubwo agomba kumenya yuko igihe cyo guhanagura inkweto cyarangiye, zirasa neza, ahubwo ikigezweho ni ukuzambara, noneho akabasha kwambuka. Ariko hari ibyo yitayeho, hari ibyamutwaye umutima ibumoso bwe. Yesu nashimwe cyane. Bene data, nk'uko nababwiye, igihe narimo gusenga nganirizwa n'umwuka w'Imana, nibuka aya magambo ajyanye na Baramu na Baraki, nibuka ukuntu abamowabu n'abamidiyani ndetse n'abanyeseri bari abavandimwe. Mbasha kwibuka ko, cyangwa mbasha kumenya yuko, mbasha kuganirizwa ko hari igihe mu rugendo rwacu bene data, hari aho ugera Imana yari yaragukuye mu bavandimwe bawe bo hafi, yari yaragukuye mu nshuti zawe zo hafi, mu gihe cyagihe wari ukiri imbata y'ibyaha, wari ukiri imbata y'iby'isi, cyagihe wari ukiri umupagani. Imana igukura mu bupagani, igukura mu bapagani, igukura mu nshuti zawe, igukura mu bavandimwe bawe, kugira ngo iguhe agakiza kandi igutoze iby'inzira y'agakiza. Ariko hari igihe Imana yongera kwemera yuko ugaruka muri ba bantu, muri za nshuti zawe, muri ba bantu mwagendanaga, muri ba bantu mwasangiraga, muri ba bantu b'abavandimwe ariko badakijijwe, kugira ngo ibashe kureba nimba wabasha guhangana n'ibyo bigeragezo. Haleluya. Ariko kandi Satani nawe abashaka gukoresha abo bantu kugira ngo bashyire ibisitaza imbere yawe, ahari watwarwa nabyo, bityo kugira ngo cya kindi wari warakiriye cy'Imana ukireke, hanyuma yenda irebe ko yakurimbura. Yesu nashimwe cyane. Bene data, bijya bigorana umuntu kwisanga mu bavandimwe be, mu bahoze ari inshuti ze zo hafi, mu bo basangiraga ibyaha, mu bo basangiraga ibibi, mu bo bakoranaga bya bindi bitanezeza Imana, mu bo baganiraga
bya biganiro bitanezeza Imana ariko bishimishije mu buryo bw'isi, biragorana yuko umuntu asubira ahantu nk'aho ngo ahavugire ijambo ry'Imana, ngo yemere kwambara inkweto. Inkweto ni iki? Mu Befeso ibice 6 tuhabona intwaro z'umwuka. Intwaro z'umwuka harimo inkweto. Inkweto ngo ni ivugabutumwa, gukomeza kwemera kuvuga ubutumwa bwiza hagati y'abantu bameze gutyo, hagati y'abantu ibyo bavuga, ibyo bakora bitandukanye n'ibyo urimo kubabwira, ariko ukemera gukomeza kwibabwira, ukemera ukambara inkweto, ntuziyambure cyangwa se ntuzireke, ahubwo ukazambara ukabana nabo. Ibyo ubabwira ari iby'ijambo ry'Imana gusa, nubwo bavuga ibitandukanye nabyo, ariko ntubyemere, ugakomeza kubabwira iby'ijambo ry'Imana. Biragora, bijya bigora guhagarara muri bene wanyu, abo mwasangiye ibere, abo mwakuranye, abo mwareranywe, za nshuti mwasangiye, abo mwiganye, abo mwakoranye, kubagarukamo warakijijwe, kubagarukamo utakiri wa wundi, ariko ukemera kwambara wa muntu mushya wabaye we hagati yabo, kandi bo ahubwo bashaka yuko wambara wa muntu wa kera. Kwemera bene data kwambara uwo muntu mushya wabaye we, nibyo byaguhesha kwambuka aho hantu, nibyo byaguhesha kwambuka ayo mazi, iyo nyanja. Inyanja n'isi tuba turimo cyangwa se ugezemo, iyo si kubasha kuyambukamo neza ukagera hakurya y'inyanja, kuko aho hantu ugomba kuhaca, nta kabuza. Buri muntu wese agomba kuhaca, buri mukristo wese, buri muntu wese wizera umwami Yesu nk'umwami n'umukiza we. Imana ijya yemera yuko yongera agasubira hahandi yahoze. Imana ijya ibyemera bene data, ariko uzemera gukomeza kwambara izo nkweto, gukomeza kuvuga ubutumwa bwiza, kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu, cyangwa uzarambika ahubwo ufate bya bindi wahozemo, ufate bya bindi bakubwira, uzicarana nabo muri saro, bashyiraho televiziyo, bashyiraho ibintu mu by'ukuri waretse kureba by'urukozasoni yenda bitari byiza, wicare nabo nawe ukomeze kubireba. Ese uzabacyaha ubabuze kureba ibyo bintu, cyangwa uzicarana nabo muri bya biganiro, muri ibyo biganiro bavuga bidahesha Imana icyubahiro, uzicara ubyumve nawe useke, cyangwa uzabigaya, cyangwa uzababwira ukuri kw'ijambo ry'Imana. Haleluya. Reka dusome ijambo rindi mu Befeso ibice 4 uhereye ku murongo wa 22 kugeza ku wa 25. Haravuga ngo, bibabwiriza iby'ingeso zanyu za kera ko mukwiriye kwiyambura umuntu wa kera uheneberezwa no kwifuza gushukana, mugahinduka bashya mu mwuka w'ubwenge bwanyu, mukambara umuntu mushya waremewe ibyo gukiranuka no kwera, bizanywe n'ukuri nk'uko Imana yabishatse. Nuko mwiyambure ibinyoma, umuntu wese avugane ukuri na mugenzi we, kuko turi ingingo za bagenzi bacu. Bene data, izi nzozi nagize, niyumvisemo yuko isi ya none, niyumvisemo yuko bene data, yuko igihe tugezemo ari cya gihe isi itwegereye cyane, cya gihe
ibya kera bitwegereye, cya gihe twongera kwibuka ibya kera cyangwa kubyibutswa, cya gihe satani yongera gushyira ibyagusitaza imbere yawe, yongera kubikwibutsa ngo arebe nimba yenda byakurehereza kubisubiramo ukemera ugakora ibyangwa n'Uwiteka. Tugeze igihe bene data, isi n'abakozi bayo n'abafite ubutware n'ubushobozi bayitwegereza cyane, icyaha kikatwegera cyane. Urareba iruhande rwawe ukarenza amaso yawe biri ku ruhande rwawe, wareba hakurya ukareba ibyaha birakwegereye. Kuri za YouTube, kuri za Facebook, aho urebesha amaso yawe yose, ibyo wumvisha amatwi yawe byose ni ibintu bidakwiriye, bitanezeza Imana. Isi iratwegereye, isi iratukanze, isi iratuzengurutse bene data. Inyanja iri imbere y'amaso yacu. Ariko se bene data, tuzemera guhagarara muri abo bantu? Tuzemera kubana n'isi tuvuga nk'uko isi ishaka ko tuvuga, twitwara nk'uko isi ishaka ko twitwara, dufite ingeso nk'iz'isi? Cyangwa se bene data, tuzemera kwambara wa muntu mushya Imana yifuza yuko twambara? Tuzemera kwiyambura umuntu wa kera? Tuzemera kwambara umuntu mushya mu isi iteye gutyo, mu isi izana amategeko n'amahame akomeye aturutse ibukuru yo kugira ngo dukore ibitandukanye n'ibikwiriye? Tuzemera bene data, tuzemera? Yesu aragashaka yuko twemera kwambara umuntu wa kera, kongera kwambara umuntu wa kera. Yesu arifuza yuko mwene data, yuko wambara inkweto ukambara umuntu. Ambara ukuri, ambara ukuri. Mu bavuga ibinyoma, vuga ukuri. Mu bavuga ibidakwiriye, vuga ukuri. Mu bareba ibidakwiriye, wibyemera, reba ibikwiriye. Reka kwemera kwicara nabo, nubwo wababwira ibikwiriye ntibakumva, ahubwo bagakomeza bakavuga ibidakwiriye. Bavemo. Hari igihe bigera ukabona yuko bitagukundira kumvisha abantu icyo ushaka kubabwira. Bavemo, bavemo. Reka kwisanisha nabo, reka kwemera ibyabo. Nibanga kwemera ibyawe, bavemo mwene data, bavemo. Haleluya. Isi iratwegereye, isi iratwegereye, isi iratwegereye. Ab'isi bafite imbaraga, imico yabo iratuzengurutse. Urareba ibumoso, wareba iburyo, wareba imbere yawe, wareba inyuma, ukabona isi yabaye imwe. Isi yuzuye ibyaha, isi yuzuye ikinyoma, yuzuye uburiganya, yuzuye ubusambanyi, yuzuye ubuhehesi. Yesu ashimwe cyane. Bene data, harageze yuko amaso yacu areba hejuru mu ijuru, ukagenda usa nkaho utareba imbere yawe cyangwa se ku ruhande rwawe cyangwa inyuma yawe, ahubwo amaso yawe akareba hejuru, ukararama ukareba hejuru. Tugeze muri icyo gihe Yesu yavuze ngo icyo gihe ngo nikigera ngo muzararame ngo murebe hejuru, tumbire ku Mana gusa. Nicyo gihe mwene data, Imana iduhana umugisha. Reka niringire yuko hari ikimana ikuganirije mwene data. Reka niringire yuko hari ikimana ikuganirije, kandi yuko ugiye kwegera Imana, kandi yuko ugiye kwambara imbaraga, ukambara ukuri, ukambara wa muntu mushya. Ahuri ukabasha guhagararira Imana, ahuri ukabasha kuvugira Imana, ahuri ukabasha kwambara inkweto zawe, ukabasha kuhambuka neza. Mwene data, Imana irashaka ko wambuka ukagera hakurya, kandi harageze yuko wambara inkweto zawe ugatangira kuvugira Imana, ukavuga kuri kw'ijambo ry'Imana. Niwemere yuko ikinyoma kikunesha. Yesu aguha umugisha mwene data. Reka dusenge Imana. Mana yaremye ijuru n'isi, Imana ikomeye, Imana ifite ububasha.
twongeye guca bugufi mwami imbere y'amaso yawe. Turakwingize mwami, duhe imbaraga zo kurarama, duhe imbaraga zo kureba mu ijuru, zo kugutumbiraho, zo kureba ibyawe, zo kwifuza ibyawe, zo kugambirira ibyawe, zo kuvuga ibyawe, zo gukora ibyawe. Duhe imbaraga mwami mu mitima yacu, mu bwenge bwacu, zo kwiyacira uko watugize bo mu izina rya Yesu, zo kwemera ukuri kandi no kukuvuga. Duhe ubutware, duhe ubushobozi, duhe gushira amanga mu izina rya Yesu, kugira ngo mwami tubashe guhagarara tudatsinzwe n'uburiganya n'ibidusitaza mu izina rya Yesu. Ndakwingize mwami, himbaraga mushiki wanjye, himbaraga musaza wanjye muri Kristo Yesu. Numusange, numuhe imbaraga, numushoboze, numuhe guhaguruka, umuco wawe murasire mu izina rya Yesu. Ndagushimiye ko wumvise gusenga kwacu, tubisabye twizeye izina ryawe Yesu. Amen, amen. Yesu aguhe umugisha mwene data. Amen.